neza, mugire ibihe byiza aho muri hirya no hino impande zitandukanye. Tubifurije ishya n'ihirwe, twizere ko mumeze neza kandi n'abatameze neza mukomeze mwihanganire muri Yesu. Turaje muri bya byigisho byacu turi kumwe na bene data, reka tubasabe nabo babasuhuze kandi babibwire, dukomeze n'ibyigisho duhere hano iburyo. Nanjye ndabasuje mu izina rya Yesu, nitwa Aimable Nshimiyimana. Murakoze cyane, reka na mushiki wacu nawe abasuhuze. Turabashubuje cyane, nitwa Mukandutiye Lucy, mugire igitondo cyiza kandi mugubwe neza. Murakoze cyane. Ejo aho twabanye kuri iyi cano twiganye ingingo itubwira ngo guhangana n'iterabwoba. Uyu munsi rero turaje tugarutse tuje kwiga ingingo itubwira ngo amateka yisubiramo. Niyo ngingo ya nyuma isoza iki cyigisho cyacu cya 8 kitubwira cya 9 kitubwira ngo Yesu ni impumyi. Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Urakoze Data wera, turagushimiye muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugushimiye ijambo ryawe wandikishije. Tugiye kumara akanya twiga ijambo ryawe, tubumbura ibyanditswe byera. Umwuka wera abe bugufi bwacu kugira ngo atwigishe. Dusabiye umugisha abadukurikirana kuri iyi cano ndetse n'abazadukurikirana bazakurikirana ibi byigisho. Umwuka wera azabigishe kandi ubuntu bwawe kuzakomeze kubana nabo, ineza yawe ikomeze kudukomereza mu rukundo rwawe. Twe n'abatwumva tubyakira mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, reka tubararike kugira ngo dusangire ingingo y'uyu munsi nk'uko dusanzwe dusangira ibyigisho biboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ariko n'abahageze mbere, mukore subscribe, mukore share, mwumva ari byiza, mubyohereze inshuti zanyu, mukore like, mugaragaze ko rwose mudushyigikiye kugira ngo ibi byigisho byacu birusheho gukomeza kugenda bitunogera, bituryohera, turusheho gusobanukirwa n'amateka ya Bibiliya. Iyi ngingo rero reka dusabe mwene data Aimable adusomere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, somera mu Byahishuwe 12:12. Ni ingingo itubwira ngo amateka yisubiramo. Sobanura ibigomba kuba ku bwoko bw'Imana, bwubahiriza amategeko yayo n'uburyo tugomba kubyitwaramo. Byahishuwe 12:12. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite ubuhamya bwa Yesu. Murakoze cyane. Lucy, duciyemo mu ncamake. Ejo twizigiye uvuga ngo guhangana n'iterabwoba. Twumve kuko bishobora kuba bifitanye isano n'amagambo mwene data dusomeye, ariko wongere wibutse n'abatari babonetse umunsi w'ejo bibuke bumve neza ingingo twize ejo. Amagambo aratubwira ngo ubwo intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi izajya. Dusubiriremo twibutse ingingo y'ejo yatubwiraga ngo guhangana n'iterabwoba. Aya ngaya uraza kuyasoma, ariko twamaze kwibuka neza ejo twize ingingo itubwira ngo guhangana n'iterabwoba kandi bayisobanuye neza cyane. Murakoze cyane. Ejo twabonye ingingo itubwira ngo guhangana n'iterabwoba. Aha hantu rero twabonye yuko habayeho iterabwoba cyane. Abafarisayo batera ubwoba iyi mpumyi yari yahumutse, batera ubwoba ababyeyi b'iyi mpumyi, babashyiraho ibikambisho bikomeye cyane, ibihano mu by'ukuri bikakaye cyane ugereranyije no muri iki gihe cyacu. Ibihano umuntu ahura nabyo mu itorero n'iki, aba bo bahuraga n'ibihano bikomeye cyane mu by'ukuri. Uwapfushaga yarihambiraga, ntibateranaga iminsi 30 yose utajya mu rusengero n'ibindi. Ariko aha ngaha hagaragara yuko habaye inkomezi ikomeye cyane kuri kwaragaragaye, nubwo ababyeyi babaye nko kwisobanura ibintu bigoye kubera gutinya Abayuda. Ariko haratubwira ngo mu gihe duhuye n'ibibazo kandi turi ku ruhande rw'Uwiteka, tugomba gushikama tugahagarara gitwari, ntitube ikigwari, tugahangana n'iterabwoba igihe turi mu ruhande rw'Uwiteka gutsinda. Urakoze cyane. Ubwo noneho hano hamwe na data dusomeye ko ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Dukomereze rero kwa kuri iyo ngingo wigizeho. Kuri ayo magambo utangiye gusoma mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaje 67. Murakoze. Aha tubwira amateka yisubiramo. Aya magambo aratubwira ngo ubwo intambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi izajya irushaho gufata indi ntera kandi intekerezo z'abantu zikararikirwa guhura. Ubu
guhemukira amategeko y'Imana yasiribanzwe. Satani azahaguruka bwangu. Imbaraga izaba iri muri ubwo butumwa izasaza ababurwanya cyane. Yego, bugarukira aho ngaho rwose. Ubu hari intambara y'icyiza n'ikibi. Icyiza n'ikibi. Imawe intambara y'icyiza n'ikibi urayivugaho iki? Amateka yisubiramo. Karibu. Aha ngaha rero kuko nabibonye muri iyi ngingo, iyi ntambara iri hagati y'icyiza n'ikibi naho gusa ko ubundi iyi ntambara hari abantu bakunda kwiyumva nabi bakagira ngo hari Kristo na Satani, hari tere barwaniramo, reka ya Kristo ngamunesheje. Reka da, iyi ntambara irwanirwa mu mibereho yacu, irwanirwa mu mibereho yacu, ko Pawulo nawe yigeze kubivugaho, arikomozaho mu Baroma aravuga ati murangambirira gukora icyiza ariko nkibona ikibi cyantangiye. Ibyo nshaka gukora si byo nkora. Rero natwe iyi ntambara irwanirwa mu mibereho yacu, aho usanga tugambirira gukora ibyiza ariko ibibi bikanga. Rero iyi ntambara yo gushaka gukora icyiza hakabaho gukora icyaha utabigambiriye, mbese ukabona ibyo ushatse gukora si byo ukoze. Iyo ntambara yo rwanda muri wowe ni icyiza n'ikibi iri muri twebwe. Aho ngaho ni ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande rero tubona uburyo Satani arwanya ubwoko bw'Imana. Ni icyiza nk'uko Kayini yishaga. Mbese Kayini yishe muri umuntu we hari icyo amutwara. Ni uburyo ababi barakarira abakiranutsi, kubera ko imibereho y'abakiranutsi iciraho iteka kandi igacyaha ubukozi bw'ibibi bwabo. Noneho burya iyi ntambara y'icyiza n'ikibi rero yatangiye kera. Ibi bintu Yesu rero yari arwana nabyo byo kuba yakijije umuntu, yakoze icyiza, ariho harahamagarira abantu kwihana no kureka icyaha kugira ngo bakire, ariko yarangiza akarwanywa. Ni intambara yari ikomeje. Ariko iyi ntambara yarakomeje no mu bigishwa, kandi natwe no muri iki gihe cyacu birakomeje. Birakomeje. Noneho reka twumve kuri Beyaho, tubahe n'akanya kugira ngo muze kongera munavugeho, kuko urumva ni intambara yatangiye kandi ikomeje. Ariko iyi ntambara dukwiye kuyirwana twizeye ko tugomba kuyitsinda, kuko hirya twarabibonye. Abo tugenda tubana umunsi ku wundi twagiye tubona uburyo dukwiriye kurwana dufite ibyiringiro. Mu gihe duhanganye n'abaturwanya, ni iki dukwiriye guhora tuzirikana? Reka turebe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa muri Yohana 9:39, ariko dusomera no mu byakozwe n'intumwa 9:39. Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bavume. Urumva ni ingingo isoza iki cyigisho, kandi ayo magambo twarayatangije. Noneho mu byakozwe n'intumwa igice cya 4:33 naho haragira hati kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bose. Yego. Hano mu magambo yo hejuru Yesu yari kudusomera, harimo amagambo yerekana ko n'intumwa ubwazo zahanganye zikagaragaza uburyo zahanganye n'abariya bigisha n'ubundi, kuko Yesu amaze gupfa azutse, iriya ntambara yakomereje mu bigishwa. Yakomereje mu bigishwa, nabo bararwanya nk'uko barwanyije umwami wabo. Baranabica, burya ba Petero bapfuye bazize akarengane, ba Stefano baterwa amabuye, tubisoma muri Bibiliya, ba Yohana bacibwa imitwe kubera ko bahamije Yesu. Ni intambara yakomeje rero, ariko hano intumwa zarahakomeje zirashikama, zigira guhamya umwami Yesu zishize amanga. None twe muri iki gihe ni iki tugomba kwitegura mu gihe tuvuga ko twakira ubutumwa bwiza, kuko icyigisho kiratubwira ngo amateka yisubiramo. Hari igihe byasubiramo. None amateka yisubiramo rero mwabonye akarengane kaba mu gihe cya kera. Kuri ubu ngubu nabwo hano igice cyacu gisomeye avuga ngo ubw'itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru rizakaza umurego kandi rigafatirwa umwanzuro. Iryo tegeko rizifashishwa mu kurwanya abakomeza amategeko y'Imana, bazacibwa ibihano, banashyirwe mu nzu y'imbohe, ndetse bamwe bazagaruka guhabwa imirimo y'icyubahiro, abandi bahabwa ingororano n'andi mashimwe kugira ngo babakure ku kwizera kwabo. Ibyo tuzi ko nyine mu
ariko njyewe nkibaza wenda kugira ngo nawe udushyiraho umwunganizi yawe ibi bintu turabirindira kugira ngo bibe vuba noneho Kristo Yesu agaruke twitaye kuko turabizi ko akarengane kazamara igihe gito noneho Kristo Yesu akagaruka ariko hari abantu bavuga ko bitazaba hari n'abavuga ko hari n'umuntu bitazaba uretse kumva ari kuvuga ati nyamara mwihanura ibi bitari byo n'iki hari n'ababipfobya ariko intandaro yo gutinda kwabyo ndetse n'ababipfobya bakaboneraho kubinega bavuga ati ntabwo bizaba murabeshya murabateka umutwe intandaro yabyo ni impamvu yayo nyine niyo nshaka kubabwira mu ntambaro ikomeye paje 45 impamvu imwe rukumbi ibitera byose ni uko itorero ryataye ukwera kwaryo rigakurikiza ibyo ab'isi bakora ku buryo nta gituma barirwanya murumva impamvu atari twebwe ari nayo mpamvu abantu bashobora kugerageza kwisanisha n'isi kuko hari n'inyigisho zivuga ko hari igihe twakora ibintu tukikurira akarengane n'iki kandi koko hakaba n'abagakunda tujya tubibona mu gihe nk'icyorezo cyateye mu gihe nk'ibi batubwiye ngo nimufunge insengero ukabona abandi barazikinguye ku mbaraga bagiyemo tujya tubabona leta ikabata muri yombi mu kuri haba hariho kurengera ari nayo mpamvu buriya ntabwo dukwiriye kwikurira akarengane nta nubwo dukwiriye kukihanura kuko ntabwo ariko tunakwikihanura nta nubwo dukwiriye kugatengutsa ngo ni kaze ariko dukurikije ariya magambo gukora ibyo gukiranuka noneho hagati yacu n'abapagani hakagaragara itandukaniro ariko iyo dusa tuzeba badurwanya tuzi kuko wabona nta kintu cyakirwanya kubera ko babona n'ubundi twese tumeze kimwe gukiranuka rero si ukwikururira akarengane si ukurwanya leta si ukukora ibyica amategeko y'Imana ahubwo ni ukumvira amategeko y'Imana noneho tukarinda ibisezerano ibi bintu bisobanuke neza kumvira amategeko y'Imana ni inshingano yacu twarangiza tukarinda ibisezerano reka twumve gusa tukazerekana neza yuko amateka byanga agomba kwisubiraho erega ntakindi gishya oya n'igihe yisubiyeho ariko wumvira amategeko y'Imana niba bakuziza isabato niba bakuziza ko wakijije umuntu niba bakugize ibyiza wakoze Bibiliya avuga ngo muzishime munezerwe kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru ariko niba mukubitwa ibiboko muzira ubukubaganye no kutumvira n'urugomo none se muzashima iki ko n'abapagani ibyo bazira ibintu rwose tugomba kubyumva n'abadukurikiranye tukabyumva neza twumva uko dukwiriye guhagarara kugira ngo turindire isezerano ry'Imana reka duhe bisi umunota nk'umwe kugira ngo dusoze iyi ngingo murakoze cyane aha hantu nagira ngo nyine abantu badukurikiye babyumve neza kuko aha ngaha hatabaho kwigana ubushishozi habaho ubwaka kandi itorero ry'Imana ntabwo rikwiriye kugira ubwaka aha ngaha hatubwira yuko intumwa ntizashoboye guhagarikwa cyangwa guterwa ubwoba kandi ijambo riratubwira ngo ntuzibaze ngo uzavuga iki uzisobanura gute igihe uri mu kuri igihe bibaye ngombwa ko habaho guhamya uravuga ariko noneho twirinde ibintu by'ubwaka tugomba kubaha amategeko ya leta ubuyobozi bwa leta bwaturutse ku Mana yewe n'ubuyobozi bw'itorero bwaturutse ku Mana igihe rero ubuyobozi bugira ibyo budusaba butabangamiye amategeko y'Imana tugomba kubwumvira ndetse mu buryo bwose tuganduka cyane ariko noneho mu gihe habayeho guhamya habayeho kuvuga erega twabonye mu byigisho bitambutse ko Yesu ni umucyo ubwo dukwiriye kuvuga kubwiriza aho tugenda hose aho dukorana Yesu imirimo yacu izavuga Yesu mu gihe bibaye ngombwa ko umuvuga ugomba kumuvuga nta guceceka kandi umva kuvuga Yesu ntabwo ari ubwaka mu by'ukuri ariko tukumvira leta biriya bavuga ngo gutanga mituweli iki byose ugasanga abantu ntibaganduka biriya ni ubwaka abantu basuzuye leta rero bakikurira akarengane gufunga igihe kitageze ntabwo kwari ukuzira Yesu ahubwo umuntu aba azize ubwaka bwe mu by'ukuri cyane rwose ese aragisobanuye neza byumvikane rero ko Yesu na Yesu yaravuze ngo ni ikihe cyamushinja kandi burya Yesu ababwira yashakaga kugira ngo ababaze ni irihe tegeko yishe nawe rero shuti ntihakagire umuntu ugira urwitwazo ngo asiribange asuzugura amategeko ya leta asiribange asuzugura amategeko na gahunda by'itorero noneho ngo narangiza avuge ko ari kuzira Yesu ahubwo twumvira amategeko ya leta twumvira amategeko y'Imana twumvira amategeko y'abayobozi bacu igihe atarwanya amategeko y'Imana noneho niturangiza igihe habonetse ikirwanya ya mategeko duhagarare duhamye
rero Imana ifashe bene data badukurikiranye muri iyi ngingo, amateka nisubiramo nasange duhagaze neza. Reka tubashimire ibyo musobanura neza ingingo. Uwiteka abaho umugisha, kandi Uwiteka abaho umugisha abadukurikirana umunsi ku wundi. Ibyigisho byacu ni